hari ukuntu uba ufite YouTube channel, iyo YouTube channel ikaba iba kuri email udakunda. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wahindura email ukayihindurira amazina, mbega nyine ukayishyira muri email, ukayishyira mu mazina ukunda. Nkurikira nkwereke akantu kandi ntiwibagirwe kumfollowinga ni Darius Tech. Reka tubane. Okay, nta kindi uzakora rero, icyo bizagusaba kuba ufite YouTube channel iri brand. Bizagusaba kuba ufite YouTube channel iri brand, urebaho ngaho muri description cyangwa urebaho hejuru akalinki nagapininze yo ukuntu wahindura channel yawe ukayigira brand. Okay, ukimara gukora channel yawe brand rero, ikintu uzakora uzaza muri YouTube studio, hanyuma nurangiza uze urebe hano handitse permission. Hano permission uzaza noneho uhita ukanda hano kuri manager permission. Ugikanda hano manager permission azahita hafunguka ibintu bimeze gutyo. Ni ukuvuga ngo hano umuntu wemerewe guhindura email yiwe ni umuntu usanzwe ufite brand account. Niba udafite brand account, nakubwiye ugomba kujya kureba iriya video, hanyuma YouTube channel yawe ukayigira brand. Okay, hano ikintu uzakora noneho uzahita ushyiremo password, uzaza ushyiremo password ya channel yawe. Ukimara gushyiramo password ya channel yawe, urabona hano barakubwira ngo change roles, invite and remove users. Vuga ngo hano tuba tugiye gufata ya YouTube channel yacu tukayimanaginga, mbega tukayiha abandi bantu ngo bayimanaginge, cyangwa se tugiye kuyifata ngo duhindure tuyoherereze ku yindi email. Nizere ko kantu muri kukumva neza. Hano ubu ugiye kuyifata YouTube channel yawe, urabona yari isanzwe iri mohari ya kuri ira email. Noneho hano ikintu tugiye gukora, tugiye kuyifata dushyiremo email nshyashya. Nizere ko aka kantu muri kukumva neza cyane. Ya email nshyashya dushaka nyine ko ya channel yacu ijyaho, niyo tugiye gufata dushyiremo hano. Reka tuyikore. Uraza email wafunguje nshyashya uyandikemo hano. Urayibona, dore iyi niyo email yacu. Ni ngiyi. Ukimara kuyuzuzamo, making sure ko iyo email ari yawe. Making sure ko ari utaza kwibeshya. Uke noneho uzaza ukanda hano choice and role. Ni kuvuga ngo hano choice role, hano uzaza uhitemo niba ari manager cyangwa owner, bitewe nuko dushaka kuyimurira ku yindi email. Iyi YouTube channel yacu dushaka kuyimurira ku yindi email nshyashya, tuzaza dukande owner. Owner nyine ni nyiri channel, nyine nyiri kintu nyine owner. Ariko gusa witegereje neza, hano hejuru hari primary owner, hejuru hari primary owner, kandi hano hasi hari owner gusa. Urabona, ni kuvuga ngo hano ikintu bishatse kuvuga, nyiri channel ahangaha, nyiri channel uko bigaragara ni ura primary owner. Twebwe gutya ntago iraba ari yacu burundu. Ura primary owner niwe nyiri channel burundu. Uke noneho hariya ugikanda empty, uzahituza muri email muri ira email nshyashya nyine. Uzaza muri ira email nshyashya, urabona batwerejemo aka message kari kutubwira ko batwohereje invitation, cyangwa se bari kutubwira ko tugomba gukora accept kugira ngo iriya channel natwe dutangire tuyimanaginge, cyangwa se ububasha baduhayeho dutangire tubukoresha. Uzaza ukande accept invitation. Ukihakanda uzategerezamo gato bitewe na connection ufite, uzategerezamo gato. Noneho urabona hano bari kutubwira ko ya channel batugize iki manager kuri ira email yacu nshyashya. Uzaza noneho ukande accept. Ugikanda accept, icyo gihe channel uzaba ubaye nyiri channel. Gusa hari ntabwo bizaba byuzuye neza 100%. Urabona, dore ngiyo ya email ya mbere ibanza, urabona ko dufiteho channel ebyiri. Urabona ya email ibanza. None urebye na ya email yacu nshyashya, dore ngiyi ya channel yaje, urabibona. Gusa iracyari kuri ya email ya mbere. Noneho hano ikintu tugiye gukora ni iki, tugiye kuyifata noneho tuyikwereke kwa ira email ya mbere, noneho tuyirekere burundu kuri ira email nshyashya. Ndakeka kantu muri kukumva neza cyane. Ikintu uzakora ni iki, uzaza
uzagaruka n'ubundi hahandi nyine turayihindurira hahandi twari turi n'ubundi. Urabona ya primary owner yaje, hari owner na primary owner, gusa iriya owner nababwiye ko ibidahagije kugira ngo ube witwa nyiri channel. Twebwe turaza hari ahambere hari kuri primary owner kugira ngo tuyimure, noneho ibi yacu burundu, uriya ahita yivaho nyine, cyase iriya email ishaje duhita tuyikuraho burundu. Ikintu uzakora noneho hano barakubwira ngo add and deleted another owner. Nyine hano iyo ubaye primary owner ibi nibyo uba ugomba gukora nyine. Wabasha guhanagura abandi bantu bayimanaginga, wahanagura channel. Nyine hano primary owner uba ufite uburenganzira bwose, uba ufite ubushobozi bwose bwo gukontorora channel yawe, uba ufite ubushobozi bwose bwo kuyikontorora. Mu gihe hari owner ibi ngibi uba utabyemerewe, urabibona. Noneho tugikanda hano kuri transfer, icyo gihe channel ihita igira ute, urabona turahakanze. Ikintu bahise batubwira ko ngo tugomba gutegereza iminsi 7. Mu gihe ibaze hahandi kuri owner byahise bikunda, ariko hano kuri primary owner bahise batubwira ngo tugomba gutegereza iminsi 7, akaba ari bwo tubasha kugira ute, tubasha kubona ububasha bwose. Ni ukuvuga ngo hano ntabwo nyine channel, urabona yagiye kuri ya email nshyashya, ariko nubwo yagiyeho ntabwo nyine iracyari no kuri ya yindi email ishaje. Ndakeka bino bintu biri kumvikana neza cyane. Iri ku ma email abiri, kandi twa dushaka ko ijya no kuri iva kuri iriya email ishaje ikajya kuri iriya email nshyashya. None batubwiye ko tugomba gutegereza iminsi 7 yose, tugomba gutegereza iminsi 7. Iyo minsi 7 nirangira nibwo tuzagira ute, nibwo tuzaba twemerewe noneho guhita tuyihindura kuri primary owner. Iyo tumaze kuyihindura kuri primary owner, wa muntu nyine wundi iriya email ishaje duhita tumukuraho nyine. Uraza ugahita ukanda kuri kantu k'agakubo nze nkabereke neza. Hano urabona ni primary owner, ukiza hano ukabicenjinga ukabigira primary owner, uyu nguyu noneho uriya uhita umukuraho, wa wundi twagize primary owner akaba ari we ugumana channel yose nyine. Mbega nyine urumva icyo gihe tuba tuyimuriye kuri iriya email. Ubu rero nibwo buryo wabasha guhinduramo email, channel yawe nyine ukayikura kuri email ishaje ukayishyira kuri email nshyashya. Ni ubu buryo abantu benshi bakoresha, ndetse mbega ni ubu buryo nyine bose bakoresha, nta nubwo ari abantu benshi. Umuntu wese ukeneye guhindura channel yiwe akayishyira kuri email nshyashya ni gutya abigenza. Nta bundi buryo bubaho wabasha guhindura amazina ya email. Ubu nibwo buryo bwonyine nagerageje gukorera research nsanga nibwo bwonyine bushoboka ko wabasha guhindurira amazina ya email. Mbega nyine ukayishyira kuri YouTube channel yawe ukayishyira kuri email nshyashya. Ndakwibutsa gukanda subscribe. Rero ni Darius Tech, tuzadukomeza tubane no mu yandi mavideo agiye atandukanye. Nzabako iminsi 7 nirangira, noneho nzabakorera kandi ka video kagufiya kabereka uburyo bwiza noneho wabasha kuyimuraho burundu, ukayikura kwa ira email ishaje ukayishyira kuri iyi ngiyi. Ciao.